Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Mesiya, 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 ayi uri umugabo w'intwari pe, iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Uwo muyaga uri mu kazi kawe, Imana iwuhungishe. Ayo makuba, ibyo byago, izo ntambara, ibyo byananiranye, ibyo ubona nta nzira, ibyo ubona byanze, lotapoketabo. Mesiya, Mesiya ni umugabo w'intwari pe, yarambuye ukuboko gusa. Imiyaga n'imiraba n'ibyago n'amakuba n'ibikurwanya n'ibiguhiga byose, arambura ukuboko gusa, ibyo byose birakuvaho. Twagarutse ni kuri Elayo TV, nkunda kuvuga ngo hano hari ubuzima, tuhumvira ibintu byinshi biduhembura. Izi nzozi rero, ariko mana we, abantu murota zino nzozi muri abanyamahirwe, muri boro zigenda. Hari abantu bavuga ngo ni mine zigenda. Dawidi niwe wavuze we ngo ndi ishyano ritangaza abantu benshi. Niba urota zino nzozi, menya kuri boro. Ni inzozi zerekana kuri umunyempano ukomeye. Imana izagukoresha ibintu bikomeye, uri umunyempano ukomeye. Abantu barota bari kuvuga mu ndimi nshya, lelo pekestavo, cyangwa ukarota uri gusengera abantu uri mu ndimi nshya, none uri gusengera abantu abadayimoni bakabavamo, cyangwa ukabona uri gusengera abantu batabyara bakabyara, cyangwa ukabona uri gusengera abantu barwaye indwara zigakira, cyangwa ukabona uri kubwiriza mu biterane bikomeye, noneho abantu bakaza kuri Kristo. Izo nzozi ziba zishatse kuvuga iki? Imana biri gushaka kukwereka kuri umunyempano. Wabyumvishe? Niba ubona uri gusengera umuntu cyangwa abantu abadayimoni bakabavamo, uri umunyempano ukomeye. Niba ubona uri gusengera umuntu urwaye agakira, ibyo Imana biri kukwereka ko izo mpano izaziguha. Cyangwa ubundi tangira ubasengere, tangira uri kubona uri gusengera, wenda ni urugero, ukabona uri gusengera abantu utari wabyara, urwaye, ufite ibibazo bitandukanye, ukabona uri gusengera abantu runaka. Ibyo Imana biri kubikwereka yuko izo mpano yaziguhaye. Tangira usengera abo bantu. Wabyumvise? Tangira usengera abo bantu rwose. Imana bizagukoresha imirimo n'ibitangaza n'ibimenyetso. Tangira ugenda ubasengere. Niba ari abarwayi, barambikeho ikiganza. Niba ari ukubwiriza, tangira ubyike. Niba ari ugusengera abatabyara, tangira ubasengere. Imana biri kukwereka ko niba uvuga mu rurimi rushya, hariho n'ababona bari guhanura. Wowe ubona uri guhanura, Imana nta kundi yabigu lelo bekestakotabo. Noneho hari n'abandi bantu bakarota bari ufite impano y'ubuhanzi, ukarota uri muri stade wayujuje, cyangwa ukabona uri kuririmbira ahantu hari abantu benshi, impano yawe niyo. Ushobora no kurota uri kujya kwa muganga ugiye kubasura, ko ni impano niyo, gusura abarwayi. Ni urajya he k'impano niyo. Ari n'abarota rero ugasanga ari kurota ari gukoropa nk'urusengero, ari guhanagura intebe, ibintu bitandukanye. We Imana ibiri kuguha impano zo kuba umudiyakoni, iri kukubwira uzaba umudiyakoni. Wabyumvise? Ariko izo zose ni nziza. Niba urota ibyo bintu rero, bisobanukirwe Imana ibiri. Hari umuntu uvuga ngo uko Imana yampamagaye, ngiye nzamenya icyo nzayikorera ute. Nkonyumvire, uko Imana yampamagaye ngo nzamenya n'iki ngomba kuyikorera. Kandi iyo mpano y'inzozi ntayo ugira. Ntabwo Imana igusura ikakwereka. Niba iguhaye impano y'urukundo, yo gusura abarwayi, yo gukora iki, yo kwitanga, yo gukora ibitangaza. Hari n'abarota bari gusengera abantu bapfuye bakazuka, topestavo. Kabone uri gusengera abantu barimo abadayimoni bagatumuka bakagenda. Tangira ubikoreshe ibyo bintu warabihawe. Uri gukozaho abantu ikiganza bagakira. Lewele bole ya keta. Imana biri kugira wisobanukirwe. Wabyumvishe? Wisobanukirwe. Kabone uri kubwiriza hano mu iteraniro ririmo abantu benshi cyane. Imana bizagukoresha imirimo n'ibimenyetso rero n'ibita. Hari n'ababona bari muri korari. Kurota uri muri korari uri kuririmba ntuyigemo.
nge umuhamagaro wanjye ntabwo ari uwo kujya muri korali. Nigeze gushaka kujya muri korali kera, ngiye kubona mbona Imana iri kumbuza no kubwiriza ubutumwa, kubahanurira, kubasengera, inzozi n'ubuhanzi, ibintu nk'ibyo. Wabyumvishe rero. Niba rero ubona hari igihe Imana ikwerekana impano yawe uri gushidikanya ikakwereka, nge nk'ubu ni urugero Imana yaranyerekaga, hari igihe yanyerekaga n'indirimbo ati uyu muntu genda urebe uyu muntu urasanga yambaye utya, uyu azakuririmbira chorus. Mwabyumvise, Imana rero irareba ntiyerekwa. Ibyo bintu niba ubibona ukabona Imana iri kubikwereka, Imana biri kugira ngo wisobanukirwe, umenye impano yaguhamaga. Kristo, tugushimiye uburinzi bwawe n'ineza yawe. Aba bantu bazumva kino kiganiro bashoboze kwisobanukirwa, bamenye ibyo uri kubahamagarira n'uwo bari we muri Kristo n'imbaraga wabahaye. Rero beketaba, urakoze kuri kumwe natwe Kristo, mu izina rya Yesu, amen. Nimero yanjye ni 078 414 9984. Imana irakarama. Utari wakora subscribe uyikore, ubonye ikiganiro sharinga no ku bandi nabo kibagereho. Ariko njya dutekera ubukwe, dukora amakeke ya anniversaire, iz'ubukwe, twigisha no guteka by'umwuga ko mutaza, muze muneze imbere. Tugira n'ibikoresho byo mu gikoni, muze kandi abantu mushaka kudushyigikira. Nimero yanjye biraho, nta kibazo, gukanda akanyenyeri ntacyo bitwaye rwose, wadushyigikira ugashyigikira umurimo w'Imana. Abankunda mwese Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, amen.